Salama bro. Salama man. Witwa nde? Nitwa Blaze. Blaze ngufitiye challenge hano nuyishobora ndahita nkwereza iyi Rolex. Ewana ndi tayari kabisa kuyitsindira. Nice. Igihugu cyawe cyitwa nguki? Igihugu cyanjye cyitwa u Rwanda. Wabyishe Rolex iragucitse. What? Bro, what are you talking about, man? Gute se kandi je nagutsinze. Igihugu cyanjye ni u Rwanda. Indirimbo y'igihugu bayiririmba gute? Itangira gute? Itangira uvuga ngo Rwanda nziza. Igihugu cyacu se ubyivuge ni Rwanda nziza nagari u Rwanda rwiza. Wabyumvishije? Neza u Rwanda na Rwanda bitandukanye. None se ko wize ibihugu biba muri Afrika no kwisi yose. Hari igihugu cyitwa u Rwanda wigeze wiga? Cyitwa Rwanda. Wabyikoreye rwose. Haba Rwanda, haba Burundi, haba Amerika, haba Zambia, ntabwo haba Uzambia cyangwa iki. Ni Rwanda ntabwo ari u Rwanda. Rolex yibonera mucitse guys. Utubwire muri comment mwibuke kudufollowinga. Ciao. Thank you very much.